Isomo ryo mu bitabo by'ibyakozwe n'intumwa. Umunsi w'urupfu rwa Stefano haduka itotezwa rikomeye muri kiliziya ya Yerusalemu, maze bose uretse intumwa batatanira mu turere twa Yudeya na Samariya. Abantu bubaha Imana bahamba Stefano baramuririra cyane. Naho Sawuli wiriwe agumya kuyogoza kiliziya, akinjira mu mazu agafata abagabo n'abagore akabashyira mu buroko. Abari batatanye bagendaga hose bamamaza inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Filipo nawe aramanuka ajya mu mujyi wa Samariya yigisha abatuye ibya Kristo. Rubanda bashishikariraga n'umutima umwe inyigisho za Filipo, kuko bari barumvise ibitangaza yakoraga kandi bakanabibona. Koko rero roho mbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza, ibimuga byinshi n'ibirema bigakira. Uko muri uwo mujyi haba ibyishimo byinshi. Iryo ni ijambo ry'Imana.